Olivier! Yabaye gatatu. Olivier! Sore wanjye wakira Olivier. Bimeze bite mwana? Biraca murayi. Mfasha. Yamaye nka data. So Olivier, utambwira ko Kakajwi aje kumanikisha amaguru. Kuko ibi bintu yari yabitangaje. Sinzi uko byagenze nanjye nabibonye gutyo. None se ikibazo mfite Kakajwi aherutse kuza asobanura. None se bagutunguye wumvishe bagukubise nk'inkuba ku buryo utabashije wowe kwirwanaho? Sinzi abanzi bo abanzi. Ladies and gentlemen in diaspora and local, hano ni Kwisumo TV nkuko mubibona. Tugiye gusura uwo bita Olivier Kagame, yari yatwemereye interview. Rero nyine abakunzi be nyine namwe murabizi ko muba mukeneye kumenya ubuzima bwe bwa buri munsi. So noneho rero turimo turerekeza ahaba nkuko mubibona. Ariko mbere na mbere yuko tugera iwe mubanze mukande subscribe Kwisumo TV, hanyuma dukomeze tubane mu bindi biganiro bikurikiraho. Gentle Wigana, His Excellency Paul Kagame, umukuru w'igihugu, intore twemera isumba izindi ntore zose. Ubu niwe tugiye kureba, turebe ngo wagwane, tumenye ngo ni iki kijya mbere iwe. Ese ababaye hate, abameze gute, tumenye ngo wagwane, ubuzima bwe tubwereka abantu bamukunda bari muri za miliyoni bamukurikira. Yes, ahubwo ndabona tugiye kuhagera. Rero muraza kwitondaho gatonya kugira ngo tumenye ngo ari mu biki aka kanya tuvugana, kuko dushaka kumugwa gitumo tukerekana ibyo aba arimo. Ladies aho muri hanze ndabizi muramukunda, aba imbere mu gihugu ndabizi muramukunda. Ngiye turi kumwe nitwa Snow, dukomeze. Tutaragera iwe ndabona hari umuntu ntari gusobanukirwa ibye, ariko nyine nibyo tugiye kureba sasa. Tukaba turimo tugana mu matware yiwe. Olivier! Yabaye gatatu. Olivier! Sore wanjye wakira Olivier. Bimeze bite mwana? Biracamo. Ni jiji man. Ko ataye urugo ukaba wagiye. Yabaye gatatu. Bagukubise ariko. Yabaye gatatu. Abaturanyi baba bameze batera. Yo Snow. Akira mfasha, akira. Yabaye gatatu. Musore wacu se. Ese umuhungu yabaye iki? Meya bamuraye. Mfasha. Yabaye gatatu. Somo TV none ibi ni ibiki biri kuyibahora. Yewe ga. Olivier, jya kugendekeye gute man? Cyore. Niho haringaniye hariya niho haringaniye. Yamaye nka data. Niho haringaniye. Ese ubu iki kiganiro kiracyakozwe mwa? Sinzi uko bigiye. Yewe ga. Yamaye nka data. Bimeze bite musore wacu? Sawa. Ibintu ni yewe. Ibi ni ikira. Cyase. Olivier, utambwira ko Kakajwi aje kumanikisha amaguru. Kuko ibi bintu yari yabitangaje. Sinzi uko byagenze nanjye nabibonye gutyo. None se ikibazo mfite Kakajwi aherutse kuza hano mu Rwanda, ntabwo turamenya nimba yaratashye, ariko yari yavuze ko azakumanikisha amaguru. Aho kubita tubuno ubuzuta kabunaganisha. None se nsanze ufite amaraso, nicyo cyaba ese yakubise ubuzuta arabunaganisha? Ntabwo nabihamya neza kuko
nanjye nabonye mpuye n'abasore bane baraza baramfata nari mfitanye interview n'abanyamakuru hafi aho baramfata barankubita ariko ntabwo namenya abaribo. none se nta bari bifunze amamasike ku buryo utigize hari nk'isura y'umwe wasigaranye mu mutwe wawe? Isura yo ntabwo yabura, ni umusore umwe ujya kwiraburamo akantu gusa banturutse inyuma ntabwo byatumye mbamenya bose, hari nicyo nasobanura. none se bagutunguye wumvishe bagukubise nk'inkuba ku buryo utabashije wowe kwirwanaho? Sinzi abanzi bo ntabwo babura, n'abanzi hari banjye Kakajwi wenda niba ari we ubiri inyuma sinamenya ibyo ari byo, ariko narindi kugenda numva bibaye gutyo sinzi ibyo ari byo. none uri gutekereza ko uri kuzira iki? Usanzwe nta kindi kibazo ugirana n'abantu, uri gutekereza ko ari indi ubiri inyuma uzira iki? Ikibazo cyo ntabwo cyabura kuko hari abantu bamwe na bamwe njya mbona bavuga ngo nigana Paul Kagame bakabinziza, ugasanga bari kuntuka ntacyo dupfa, sinzi hari iki, niba ari inka zabo najyanye, niba ari iki sinzi ibyo ari byo. Mwese kwigana ibyo se ni ibintu bisanzwe, ni imitation sound, iyo ni impano. Waba uri kuzira impano yawe se akaba ari byo utazi? Nabyo byashoboka nubwo ntabihagazeho cyane, ariko nabyo byashoboka. Ibintu se ibintu ko atari ibintu bisanzwe bibaho hano mu Rwanda, kandi imitation ko ari ibintu byemewe kwigana ijwi ry'umuntu, umva si hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga ni ibintu bikorwa cyane. Nimba hari abantu b'abanyempano cyane babikora muri Amerika, mu Bufaransa, mu Bwongereza ndetse no muri South Africa, hano barahari benshi cyane bajya bakora ibintu byo gukora imitation sound. Ntekereza ko icyo atari ikintu wazira, ahubwo nta muntu ukeka wundi waba uri inyuma yifatwa ryawe n'ikubitwa bingana gutya. Mbere yuko ibi biba nta wundi muntu ukeka? Gukekaho ntabwo byabura kuko ahantu hose njya mbona ngenda mpagira abanzi, kandi nizera ko nkora neza, hari sinzi impamvu. Nari ndi gutembera hariya numva nyura ku abasore banyweye bya bindi muzi by'amatabi, inzoga n'ibindi, barambaza ati dore wa muhungu Wigana Paul Kagame ngo yaragafashe, ngo amafaranga arayafite, kandi ibyo byose bavuga ngo nagezeho ntacyo ndagiraho. Yemwe nubwo perezida niga najya atanga inka akaziha abaturage, wenda ngewe ntayo ndabona nabwo. Banziza icyo rero ngo nanze kubagurira, ngo karafashwe, kandi ndi umuntu usanzwe uri aho ntacyo mbibonamo. Ibi byo kubona nkora gutya wasanga nacyo kiri mu byatumye banziza bangira gutya. Ndizera ko hano mu Rwanda ntago barebera ibi bikorwa. Uyu muntu wakoze bino bintu byanga byakunda araza gukurikiranwa kandi aramenyekana. RIB iraza kubyinjiramo, hanyuma ikore iperereza irebe umuntu waba yakubise Olivier Kagame akamugira kuriya. Murabona ko yuzuye amaraso ahantu hose, ariko ibi bintu ni ubunyamaswa bukomeye cyane. Umuntu wakoze bino bintu nawe yigaye ahantu ari hose. Ntabwo iki ari igikorwa cy'umuntu ufite ubwenge buzima, iki ni igikorwa cy'umuntu ufite ubunyeshyamba muri roho ye. Abantu mukunda Olivier Kagame, namwe nabasaba gukoresha ibishoboka byose, haba hari amakuru mufite mukabasha gutanga ayo makuru, uyu Olivier Kagame akarenganurwa nk'uko
bikwiye kuba bigenda hano mu gihugu cyacu. Gusa Olivier Kagame nje nari mperutse kubona inkuru y'umuntu bita Kakajwi yagukozeho avuga ko rwose yiteguye kukumanikisha amaguru muri parafu, ubuzuta akabukubita nimba utubuno twashaka kutugira nk'imifungo y'intoryi. Simbizi nimba nawe ari mu baba bakekwa kuba bagukubise cyangwa se bagukubitishije, kuko nzi neza ko ari hano mu Rwanda. Ejo bundi namubonye Nyabugogo kandi yari yavuze ko mu kizamuzana ari kugukubitisha nta kindi, ubuzuta akabwereza. Sinzi uramutse umenye ko ari we n'iki wakora? Hagati aho rero mvuze icyo namukorera, nsanze ari we gusa wabikoze, ngaperereza njyewe ibyo uri kuvuga byo kuvuga ngo abantu banshakira amakuru bamenye abantu bangiriye gutya, nibabyihorere kuko njyewe ndabyigiramo. Ariko nsanze ari we, nanjye hagati aho hari icyo namukorera. Gusa ihangana ntabwo riba ari ryiza, ariko ntabwo wareka kwishyura umuntu washatse kukwica, kuko arega nuko haje abantu hariya, abantu bari bashatse no kunyica buriya. Bivuze ko warokowe nuko hari abandi bantu bahise baza hafi yawe bakabikanga bakagenda badashoje umugambi wabo? Kuko hari ababyeyi baturutse hariya hirya hakurya, baraza babona bari kunkubita n'ibiki, barabikanga bariruka. Abo babyeyi se waba hari abo uzimo kugira ngo tubifashishe babashe kuduha amakuru arenzeho, nimba uwo muntu baba bamumenye? Ababyeyi bo kubera ko bari bamaze kunkubita ndi kuva amaraso, ntabwo namenya abari bo. Ariko ntimugire ikibazo, mboneraho mbwire n'abafana banjye, ntimugire ikibazo, njyewe ndacyabahereza imizigo. Abanzi bo ntabwo babura muri iyi si. Gusa icyo nabwira abantu, abanyarwanda muri rusange, bagize amahirwe batazi yo kugira perezida ubitaho ku mutekano ndetse n'ibindi, ku bukungu. Ariko ibyo bintu byose harimo inyegera zimwe zitabiha agaciro, nk'izi zashatse kunyica. Abo bantu rero ntabwo babura. Upimye ubwonko bwabo ushobora gusanga ubwenge bwabo bupimye ku kayiko, kuko ntabwo bazirikana icyo muzehe adukorera. Abo ni ba bandi basanzwe, ariko ntacyo nabo nibajijuka bakagira ubwenge, bazabona ko ibyo bari gukora byose ari ubusa imbere ya. Rero n'iki wabwira abantu bagukunda ndetse banagukurikira kuri iri kubitwa ndetse n'ikomeretswa wakorewe? icyo nababwira cyo, abankunda ndabizi, mfite abafana hafi aha. Nubwo bankubise ntabwo nangiritse cyane, ndakeka ni amaraso gusa, wenda no kuba navuye amaraso mu mazuru. Ariko ntabwo ijwi ryanjye bagize aho barishira, ijwi ndacyarifite. Gukora cyane byo ahubwo ndaje, batumye ngira motivasiyo yo gukora cyane. Ndabakunda cyane ubundi abafana banjye. Sinzi izo ngegera zituruka hirya kandi njyewe ndabizi ntanga amahoro. Abo bantu rero bakoze ibyo, njyewe ubwanjye nimbafata nzabigisha, kuko nta kindi wabakorera. Batekereza nk'ingurube ziri aho, ni ukubihorera, kandi nta kindi njyewe nagerekaho hafi aho. Okay, ubwo bivuze ko n'umuntu wagukoreye ibi ngibi
nuramuka umumenye uzamuhereza imbabazi ataciye mu butabera ngo bumuryoze ibyaha ndetse n'amakosa yakoze. Rero kubera ko umutekano w'u Rwanda ntabwo wakwifatira imyanzuro, izo nafata nshobora kuba nahubuka nkabagirira nabi, ngasanga ibyo bankoreye ndushijeho nkoze ibibi kurenza ibyo bankoreye. Ariko hafi aho rero niba ubutabera bushaka guperereza bukamenya uko byagenze, bakabajyana wenda nk'ahantu bababonye bakabakosora. Gusa ku giti cyanjye mbabonye, yewe ni ukubaganiriza nkabagira inama ko ibyo bankoreye bitari ibintu byiza. Noneho rero bakunzi ba Isumo TV, reka mbabwire ko tugiye kubanza kujyana uyu muhungu kwa muganga kugira ngo bamukurikirane ataza kugira ikindi kibazo kiremereye agira ubwo tugize amahirwe yo kumugeraho akiri muzima. Noneho rero twababwira ko tuzasubira ubutaha, nubwo twari dufite interview ariko tukaba dusanze atameze neza ku buryo twayikorana nawe. Tuzasubira ubutaha. Ciao ciao, nakagaruka.